tugire umutekano buri wese abe ijisho rya mugenzi we dukumire icyaha kitaraba dutanga amakuru kandi tuyatangiye ku gihe umfashe mufashe umenye umenye dutizanye imbaraga twiyubakira u Rwanda. Tariki ya 17 ku kwezi kwa Kanama wari umunsi wo gusoza ukwezi kwahariwe ibikorwa bya polisi. Hatahwa ku mugaragaro ibikorwa byagukozwemo birimo inzu 30 zubakiwe imiryango itishoboye, ibiro by'imidugudu 6 y'indashyikirwa mu gukumira no kurwanya ibyaha, sitasiyo 2 za polisi n'ibindi bikorwa bigamije iterambere ry'abaturage byakozwe mu kwezi kwahariwe ibikorwa bya polisi. Umuhango wo gusoza uku kwezi wabereye muri buri karere. Ku rwego rw'igihugu umuhango wabereye mu karere ka Gicumbi, hatawe inzu y'umuturage utishoboye na sitasiyo za polisi 2 zizafasha mu kurushaho gukorana n'abaturage mu gukumira ibyaha no gutanga amakuru ku gihe. Umuyobozi mukuru wa polisi y'u Rwanda IGP Dani Munyuza yavuze ko ubufatanye n'inzego zitandukanye ari umusingi wo kugera ku ntego, ku buryo ubufatanye bwaranze polisi n'abaturage aribwo bwabyaye ibikorwa birimo byishimirwa uyu munsi. Umunsi dusoza ibikorwa bimaze ukwezi bikorwa na polisi y'igihugu ifatanyije n'abaturage, ibikorwa mu rwego rw'iterambere. Ni umusanzu polisi itanga buri mwaka mu bikorwa by'iterambere ry'igihugu cyacu n'imibereho myiza y'abaturage. Ukwezi dushoje, igikorwa twashoje uyu munsi ni igikorwa mu by'ukuri polisi itari kugeraho yonyine idafatanyije n'abayobozi b'intara, governors n'abayobozi b'uturere, abayobozi b'imirenge, ariko cyane cyane n'abaturage. Iyo polisi y'igihugu ifite gahunda igafatanya n'abayobozi b'inzego z'ibanze, igafatanya n'abaturage, icyo gikorwa kigerwaho neza ku buryo umuntu yavuga ko nta gikorwa twahagurukira. Hari igikorwa kigendanye n'umutekano w'igihugu cyacu, hari igikorwa kigendanye no kurwanya ibyaha, hari igikorwa cy'iterambere. Dufatanyije n'abaturage byose tubigeraho kandi tukabigeraho neza nk'uko biba byateguwe. Mwarakoze rero, turakomeza gushimira ubufatanye polisi ifitanye n'abaturage mu bikorwa byose duhuriraho. Mwarakoze cyane. Minisitiri w'Ubutabera akaba n'intumwa nkuru ya Leta Johnson Businge yashimye uruhare polisi y'u Rwanda igira mu bikorwa by'umutekano n'ibigamije iterambere ry'abaturage. Yavuze ko mu myaka 19 polisi y'u Rwanda imaze ivutse ko ibikorwa byayo byivugira, asaba abaturage gukomezanya nayo mu rugamba rwo gukumira ibyaha hagamijwe kurushaho kubaka igihugu gitekanye. Ibikorwa rero abaturage mureba ni ibikorwa polisi ikora atari uko ifite amafaranga yo kubikora menshi, ahubwo ifite indangagaciro n'icyerekezo, igatekereza ko byakorwa, noneho igitekerezo kizima hakaboneka ubushobozi bwo kugishyira mu bikorwa. Ibi ngibi ni ibikorwa abaturage mugiramo uruhare rukomeye. Hari abagemuye ibintu bitandukanye kugira ngo bibeho, ubuyobozi bwakoze akazi kenshi kugira ngo bibeho, birumvikana na polisi yakoze akazi kenshi kugira ngo bibeho. Ni ibikorwa rero dufatanyije, ariko bitari ibikorwa by'amafaranga menshi by'ubukire tuba dufite, ari ibikorwa by'ubushake n'icyerekezo. Iyo bihuye amikoro akaboneka, ibyo bikorwa bigakorwa. Polisi y'u Rwanda imaze imyaka 19 ivutse. Imyaka 19 ntabwo ari mike cyane, ariko ntabwo ari myinshi cyane. Hari za polisi tuzi hirya no hino ku isi mu myaka 50 zitarakora ibi bikorwa, ariko polisi y'u Rwanda turayishima, turayikunda ko itagwingiye, itariye nabi, yagize imirire isobanutse, igakora neza, none mukabona ko irimo ikora ibikorwa byiza cyane. Ubundi urwego rufite imyaka nk'iyo ifite rutagombye kuba rwakagezeho. Ubu tumaze kugera ku kigero gishimishije cyane, abayobozi babivuze, cyo kurwanya ibintu bishobora guhungabanya umutekano w'Abanyarwanda ibyo ari byo byose.
hari ibyaha, hari n'ibindi bikorwa bishobora guhungabanya umutekano w'Abanyarwanda. Ibyo nabyo kubera ubwo bufatanye tubigeze kure tubihashya. Ntabwo rero dukwiye kwihanganira ikintu icyo ari cyo cyose cyatuma tudindira, cyatuma dusubira inyuma, cyangwa cyatuma dusenya ibyo twagezeho. Usibye kuba muri uku kwezi imiryango 30 itishoboye yaratujwe neza, imiryango 3,000 yahawe amashanyarazi akomoka ku mirasire y'izuba, abandi bantu 3,000 batangiye ubwisungane mu kwivuza muri uyu mwaka wa mituweli wa 2019-2020, abandi baragabirwa n'ibindi. Abagenewe ibi bikorwa barashima polisi yabakuye mu bwigunge ikaberekeza mu nzira y'iterambere n'imibereho myiza. Muri munini ahangaha ngewe maze kugeramo ni ukuri byambereye igisubizo pe, byambereye igisubizo ngewe ntavuga nta narangiza, byambereye igisubizo. Ngarutse ndishima, bakinguye baduhaye imfunguzo, numva sinzi uko meze mbese rwose. Murankoreye, nararaga mu bishangara, none ngiye kurara kuri matora. Mbonye matora nziza murayimaye, ndabashimiye cyane cyane. Mbonye inzu yo kubamo, nicyo nabashimira, murakoze. Ndashimira polisi umaye inzu, ndashimira yuko bamaye inzu yo kubamo. Mvuye mu buzima bubi ngiye mu buzima bwiza. Nageze hano rero muri ino nzu, ndashimira ubuyobozi bukuru bw'igihugu bwaduhaye aho kubaho kurambika umusaya igihe twari tumaze turindagira mu mihanda, abana batiga neza kubera badusohoye mu mazu, mbese babuze uko babigenza. Ubwo rero ndashimira ubuyobozi bw'igihugu, nkashimira na polisi twageze hano ari mu icurabunini nta muriro wari uhari, ariko ubu yaduhaye imirasire, noneho ubu turacana, n'abana barashobora gukora etide nimugoroba, natwe kandi turira ahantu habona, tukicara ahantu habona, ku buryo na nimugoroba turatarama nta kibazo kubera ko tuba turi ahantu habona. Umutekano muri rusange turabufite kuko polisi itwitaho, ndetse yagiye tugemurira n'amazi igihe twari twagize ikibazo cy'amazi. Ubu nari maze umwaka wose aho nari ncumbitse, ariko nkumva nawe kuba mu icumbi nta buzima nari mfite bwagaragaraga ngo ndi umuntu. Nakubitiragaho yuko ndaye ikimuga, nakubitiraho no kuba mu icumbi no kuba inshike. Numva ko ibyo bibazo byose byari bimpuriyeho, ndari mbabaye ku buryo buhagije. None rero ubu nishimye cyane, nishimye rwose kubona nanjye mvuye mu icumbi nkaba mbonye inzu yanjye. Rwose ubu nabashimye cyane, nabashimye ku buryo buhagije. Mbega ubuzima bwanjye bwose ndumva nabaye nk'umusore rwose. Polisi rero ikintu nayishimiye, narebye iyi nzu ukuntu yubatse, natekereza ahantu nabaga, rwose byanshimishije cyane. Nyuma yo gutaha inyubako y'aho polisi izajya ikorera mu murenge wa Kaniga n'uwa Manyagiro, abaturage bibukijwe ko kwishora mu byaha bigira ingaruka mbi nyinshi zitagarukira gusa kubifatiwemo, ahubwo zigera no ku gihugu n'abagituye. Basabwa kurwanya ibikorwa bibi. Kugira ngo dusoza iki gikorwa tunavanemo ingamba tugomba gufatanya twese tugahuza imbaraga kugira ngo ibyo bikigaragara nk'ibibazo biba intandaro y'umutekano muke ari muri akarere ka Gicumbi, ari mu karere ka Burera ndetse n'akarere ka Nyagatare, uturere twari 3 duhuje imbibi n'igihugu cy'abaturanyi. Ibyo bibazo byose bigaragara nk'ibibazo biteza umutekano muke muri utu turere ndetse mu gihugu cyacu, nabyo tubihagurukire tubikemure mu minsi mike. Ikibazo cya mbere ni ikibazo cy'ibiyobyabwenge. Ikibazo tukiganira kenshi, abayobozi bose iyo bahuye n'abaturage b'akarere cyangwa utundi turere, ikibazo bakiganiraho, ndetse n'abayobozi bakuru b'igihugu cyacu.
ikibazo barakitwibutsa buri gihe cy'ibiyobyabwenge. Nyakubahwa Perezida wa Repubulika yahuye n'abaturage, yahuye n'urubyiruko, atwibutsa buri gihe ko ibiyobyabwenge byangiza ubuzima bw'abantu, nta nyungu iri mu biyobyabwenge. Nubwo tubirwanya ariko haracyakenewe imbaraga kugira ngo tubihashye burundu, dutandukane n'ibiyobyabwenge. Kuko urebye abantu cyane cyane urubyiruko n'abagabo bagenda bahungabanyirizwa ubuzima kubera ibiyobyabwenge, ubona dukwiye kongeramo imbaraga. Ibiyobyabwenge mvuga nka kanyanga n'izindi nzoga zitemewe mu gihugu cyacu zituruka mu baturanyi. Ibiyobyabwenge mvuga ni nk'urumogi, usanga mu by'ukuri ariyo ntandaro y'ibindi byaha bihungabanya umutekano duhura nabyo. Amakimbirane mu ngo, aho usanga umugabo n'umugore we bafitanye ubwumvikane buke, urugomo muri za santire z'ubucuruzi, mu tubari n'ahandi, abantu gukomeretsanya, icyaha cyo gukubita no gukomeretsanya ngo murakizi muragikurikira, byose isesenguye usanga intandaro ari ibiyobyabwenge, hari inzoga zitemewe abantu banywa zikababuza ubwenge, bagakora ibintu batakabaye bakora ari bazima. Icyo kibazo rero kiracyahari, no kugihagurukira. Aho usanga abana baravuye mu miryango bari ku muhanda, barataye amashuri, wakurikirana imisesenguro ugasanga umubyeyi amafaranga yakaba ajyana umwana ku ishuri ahubwo yajyanye muri kanyanga. Minisitiri w'Ubutabera yavuze ko ibikorwa polisi ikorera abaturage bikwiye kubabera umusemburo w'impinduka zigamije kubarinda kwishora mu bibi kugira ngo birinde ingaruka zibikomokaho. Umunsi nk'uyu wagombye kutubera urugero. Uru rugero tubona tukarwubakiraho. Iyi polisi sitasiyo irimo ibyumba byinshi byo gukora akazi ka polisi gasanzwe, ariko irimo n'ibyumba byo gufungiramo wa wundi wananiwe gucumbikirwa ahandi, niwe mu rugo hamunaniye gucumbika akaza gucumbikirwa hano. Ikizadushimisha ni ukugaruka umwaka utaha, umuyobozi wa polisi yavuze bakatubwira ngo umwaka warashize nta muntu wigeze acumbikirwa hano muri aya mazu. Wenda bazanatekereze kuhahindura isomero, tujye tujyamo dutarame tuvuge ibigwi bya Manyagiro. So ndabinginze rero, aya mazu arahari kugira ngo abananiwe, binaniwe, bananiranye, abantu bagerageje bakanga, ahangaha niho bazacumbikirwa, ariko ntabwo twifuza ko hagira abananirana. Abaturage bashimangira ko guturana na polisi bizarushaho koroshya uburyo bwo guhanahana amakuru agamije gukumira ibyaha. Icyambere twishimiye polisi ni umutekano, kurinda ibiyobyabwenge, gufata abana ku ngufu n'abagore. Itaraza hari igihe hacaga ibiyobyabwenge, ariko igihe yari yaje cyumba nta biyobyabwenge byari bitambuka cyane. Nk'ubu ngewe hanyuze nk'umurembezi, kubera polisi yaduhaye inomero, ubu twazihamagana zikaza zikadufasha. Zadufasha byinshi. Kumwe abahohoteraga nk'abana, abagabo se bagahohotera abagore babo, abagore bagahohotera abagabo babo, izajya idukemura ibibazo tutiriwe tujya kure. Tubibutse ko muri uku kwezi kwahari ibikorwa bya polisi, usibye ibikorwa bigamije iterambere n'imibereho myiza y'abaturage byashyikirijwe abaturage, hanabayeho ubukangurambaga mu gukumira no kurwanya ibyaha bitandukanye birimo ibiyobyabwenge, ihohoterwa rishingiye ku gitsina n'inda ziterwa abangavu, kwangiza ibidukikije, ndetse n'ubukangurambaga bugamije gukangurira abakoresha umuhanda kurwanya no gukumira impanuka. Dukomeze gufatanya na polisi mu gukumira no kurwanya icyahungabanya umutekano, kuko ari wo shingiro y'iterambere rirambye.